ikaze mu kiganiro Barada Vibes. Uyu munsi ngiye kubageza nkuko nari nabibabwiye ubushize, ngiye kubagezaho ikindi kintu kica urushako, ikindi kintu gisenya ingo, kigateza amakimbirane mu rugo, nyuma yo kubeshya, nyuma yo kwihunza inshingano cyangwa se kuvunishanya mu bashakanye, ikintu bita agasuzuguro, kutubahana. Iki ngiki nacyo kiri mu bintu bikaze bikomeye bishobora gutuma ingo zisenyuka. Buri muntu wese akunda icyubahiro, buri muntu wese akunda umuntu umwubaha, buri muntu wese akunda umuntu umuha agaciro, umubwira neza, ugira gute. Ikintu rero bita agasuzuguro gashobora kugaragara mu ngero zitandukanye, mu buzima cyangwa se mu buryo butandukanye. Hari igihe ntazibana zidakomanya amahembe, muri uko gushwana, muri uko kuvugana nabi, ushobora gutuka umuntu ukamubwira nabi kubera ko warakaye, kubera ko byakurenze, mukagongana. Ariko noneho muri uko kugongana, muri uko kubwirana nabi, muri uko gutongana, muri uko murabizi abantu batongana, ugomba gutongana ariko nturenge imipaka, ntusuzugure umuntu, ntumubwire amagambo amutesha agaciro. Uyu munsi nkunze kubwira abantu ngo iyo ushwanye n'umuntu mubana, mukundana, iyo mugiranye ikibazo mukagongana, ikibazo ni ikibazo mwagiranye, ikibazo si umuntu. Hari igihe rero umuntu kubera amarangamutima cyangwa se kurakara cyane bimurenga, agatangira kwataka umuntu, agatangira kwinjirira umuntu kurenza kureba ikibazo bagiranye. Urugero, ugasanga mugiranye ikibazo n'umuntu, yenda atashye atinze cyangwa se akoresha amafaranga nabi. Donc hari utubazo dutandukanye mushobora kugirana ikibazo. Noneho aho kugira ngo umutuke, uratinda, ndara nicaye kubera wowe, reba turi mu myenda kubera wowe, ugatangira ukinjirira umuntu mu buzima bwe bwite. Ugasanga utangiye urugero kuvuga ngo reba ukuntu giteye, kiba kimeze nk'umufuka, ikintu gihora cyicaye sinzi niba uri mu byumva. Cyangwa se ugasanga utangiye kumubwira, wibwira ko uri umugabo se bite, uruta kanaka se byagenze gutya. Urumva icyo gihe rero biba birenze kuba ikibazo mwagiranye, ahubwo bitangiye kuba umuntu, akaba ari umuntu kibazo. Icyo gihe rero biba bitangiye kuba agasuzuguro. Uko gutongana, murimo mutongana, ntago bikiri gutongana, ahubwo bitangiye kuzamo ikintu kimeze nko kwinjirira umuntu no kumwataka no kumutesha agaciro, ku buryo ari na hahandi muri ya magambo mwavuze yo gutongana, muri kwa gutongana kwanyu, niyo birangiye nyuma mukiyunga, mugashaka yenda mugasubirana, ariko amagambo mabi wamubwiye, amagambo akomeretsa wamubwiye, ayo magambo ntasibangana. Ayo magambo akomeza ari hehe? Ari mu mutwe we. Ayo magambo akomeza agaruka kenshi, akavuga ati yambonye ko ndi igifuka, yaravuze ngo ndi imbwa, sindi umugabo, yaravuze yanyuriye ko iwacu twari dukennye, ko ari we wangize uwo ndi we. Murimo murabyumva? Uyu munsi rero ikintu bita kugira gute? Kutubahana, gusuzugura umuntu. Kandi uko gusuzugura hari ingero nyinshi cyane. Niba uyu munsi ubana n'umuntu ushobora kuvuga uti aransuzugura. Kugusuzugura rero biba bishingiye kuki? Akenshi gusuzugura umuntu ntago bigaragara mu magambo no mu bintu mubwira, ariko nanone bikagaragara mu buryo umurebaho, umwataka cyangwa se umugendaho. Amagambo mabu mubwira mureba ku giti cye nk'umuntu. Niba ari umugore ukibanda yenda kuko ateye, kuko avuga, kuko amateka ye, cyangwa se niba ari umugabo ukibanda ugasanga urimo uratesha agaciro ubwo bugabo bwe. Hari ingero nyinshi tuzi, abagabo nk'iyo urimo umutuku ugasanga utangiye kwerekana yuko adashoboye yenda mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe urimo mwataka we, urimo musuzugura. Icyo kintu ntago gishobora kwibagirana. Mu gihe rero mutangiye gutongana, mu gihe mutangiye gutukana, hari igihe usanga kugaruka no kugarura ururimi rwawe biba bigoye. Hari umuhanga yaravuze ngo tuye dukaraga ururimi 7 mbere yo kuvuga. Iyo rero mushwanye ibyo bintu nabyo ujye ubyibuka. Ntukajye ugarura ibyashize, akaboze, ibyabaye kera ngo bigarure mu maso y'umuntu mwashakanye mu gihe mutangiye gutongana cyangwa kuvugana nabi. Ugasanga umuntu hari ikintu cyabaye, utangiye kumusaka, utangiye kumugira mu buzima bwinshi cyane, utangiye kujya kubaza n'ibintu bitakureba, n'urugero ntazi. Ugasanga murashwanye, udukuru wamumenyeho cyangwa se amakosa yigeze gukora yenda akayagusabira imbabazi, ibyo bintu byose ukabizura kugira ngo umubabaze neza, umurangize.
kuko akenshi iyo abantu bashwanye, iyo bagiranye ikibazo nk'abantu bashakanye, ubu usanga muri babiri nta n'umucisha make, buri wese abashaka gutsinda. Muri uko gutsinda rero hatsinda ukomeretsanya cyane. Iyo rero mutonganye ugakomeretsa mugenzi wawe, icyo gisebe kiba gifunguye, nubwo mwarenzaho mugakomeza ariko waramukomerekeje, kuko ntazibana zidakomanya amahembe. Hari igihe icyo kibazo mugiranye ejo muzongera mukakigirana, cyangwa hakaza ikindi gishyashya, ukongera ukagarukamo ka kantu ko gusuzugura no kurengera, ukongera ukamukomeretsa, bikongera bikaba kabiri. Utekereze rwa rugero njya mbaha rw'ibitonyanga. Ibyo bitonyanga bimeze nk'uko kuntu mukomeretsa, icyo gisebe mukomeretsa, ugasanga umutima we warawushenguye kubera amagambo mabi umubwira, kubera ibitutsi umubwira, kubera agasuzuguro umuzanaho, kubera amagambo. Kuko agasuzuguro rega gashobora kuba mu magambo cyangwa kakaba mu bikorwa. Agasuzuguro rero no kutubaha mugenzi wawe mwashakanye bisenya urugo. Ntuzibwire ko mugenzi wawe uburyo umusuzuguramo, uburyo umufata, uburyo umubwira amagambo y'agasuzuguro yo kumukomeretsa n'iki, ntukibwire ko bizajya birenga ngo urugo rube rwiza. Gute se? Ntago bishoboka. Mu gihe rero mugiranye ibibazo, mwari mukwiriye kubiganiraho, mukareba ikibazo nicyo kibazo, ntago umugore wawe cyangwa umugabo wawe ari cyo kibazo. Siko bimeze. Muri uko kureba rero ikibazo mwagiranye, kugira ngo bikorohere, nturebe umuntu, reba urutwe, reba uko kireba, umva ngo kirabeshye, aho ngaho urimo urareba umuntu. Ariko niba ari ikibazo mukakiganiraho, ugomba kumuha umwanya akisobanura, ukumva ibisobanuro ugaha agaciro ibisobanuro aguha, kurenza uko atangira kuvuga ngo zibaho ngaho ngo nta n'ibintu uvuga. Imyemerere ye, ibyo bintu byose bituma utarengera ngo usange urimo urasuzugura mugenzi wawe. Uyu munsi rero mugabo umugore, nagira ngo nkwibutse yuko agasuzuguro, imvugo zitesha agaciro, imvugo zikomeretsa, imyitwarire irimo agasuzuguro, imyitwarire ushobora gukora, ibyo byose bizasenya urwo rugo rwawe. Ese urabizi ko ubikora? Ese mugenzi wawe iyo atinyuze akakubwira ati kanaka uransuzugura, kanaka urankomeretsa, kanaka urambabaza, urabyumva cyangwa ntubiha agaciro? Ibi bintu byose tuvuze bishobora gusenya urugo, hiyongeraho ikintu cyo kudaha agaciro amarangamutima y'undi, ngo akubwira ati ndababaye, uhita umuseka, tubabazwe n'iki se? Ntukigire gutyo, ntukigire umwana. Akubwira ati uransuzugura, aho kugira ngo umubaze ati se n'iki ndagusuzugura, n'iki nkora kigusuzuguza? Wampaye urugero rw'igihe nabikoze nkagusuzuguza kugira ngo bitume uhinduka, kuko ushobora no kuba ubikora utabizi. Aho kugira ngo ucishe make umwumve cyangwa umubaze ingero, cyangwa se nawe azikubwire, ukavuga ngo vaho ngaho, ngo ubwo utangiye kuzana bya bindi byawe ngo ndagusuzugura, ngo reka nigendere, ngo ubwo utangiye kuzanamo ibyo bintu. Ibyo byose byica urushako. Uyu munsi rero soza iki kiganiro, bantu mwashakanye, mwana mubana, uyu munsi mukaba mufitanye ikibazo, ndongera nkwibutse ngo iyo usubije amaso inyuma, utibereye, udatunze urutoki mugenzi wawe kuko umutunga rumwe izindi zose zikureba, ni iki gituma mufitanye amakimbirane? Ni iki gituma murimo mushwana? Kuko hari igihe hari ibintu abantu bita binini, ibintu binini bifatika, ugasanga urugero nyine rurahari, ariko hari n'abandi none usanga bashwana, bagahora bagongana, bagira gute. Wanagerageza kunabunga ngo mwicare mu biganireho, wanababaza ikibazo ugasanga nabo ubwabo ntibazi ikibazo bafitanye. Ikibazo mufitanye n'uwo muntu mwashakanye muri urwo rugo rwanyu urakizi cyangwa ntabwo ukizi? Ni wowe ugitera se cyangwa ni mugenzi wawe? Akenshi iyo ibibazo bivutse duhita tubyikura tukabishyira ku bandi, abandi nibo kibazo, ariko burya nawe uba ubifite mu ruhari. Subiza amaso inyuma rero urebe, ese ntago urimo usuzugura mugenzi wawe? Gukora amakosa ni ibintu bisanzwe, umuntu arakosa, sibyo? Ni ibintu bisanzwe, kuko tudakora amakosa ntago twaba turi hano. Kuko umuntu akora amakosa akayigiraho, yarangiza akagira gute, akayakosora, akabona experience, akabona isomo, ubuzima bugakomeza. No mu bantu bashakanye rero amakosa abaho. Ikibi rero ni ugukora ayo makosa aho kugira ngo uyakuremo amasomo, ahubwo ukibera mu makosa gusa, ukanayatsimbararaho, ukanga no kuyumva no kuyakosora, ahubwo ugasanga urimo urisenyera urugo kubera uko gutsimbarara. Hari amakosa menshi cyane, hari ibintu byinshi cyane ushobora gukora ugasanga birimo biragusenyera urugo kubera ko udafata umwanya ngo wisuzume, cyangwa se muri uko kwisuzuma kwawe ukibera
cyangwa se ukagira gute ugatsimbarara ukanga kumva ibyo mugenzi wawe wakubwiye, cyangwa se koko ugasanga nta n'amakosa ahari ahubwo uhora urenganya mugenzi wawe, nabyo bibaho. Ngibyo rero gusuzugura, kutubaha mugenzi wawe, kubwira ingeso cyangwa se ibikorwa by'agasuzuguro byose bisenya urugo rwawe. Ngicyo ikiganiro cya Barada Vibes. Wibuke ukore subscribe, wibuke usharing iki kiganiro hirya no hino, niba uzi ko hari umuntu iki kiganiro cyafasha.